bajya bibwira ngo ahari aba ni babaka batuye iwacu ngo batajyana abana ku ishuri. Bana bacu bariga ndetse biga cyane, bazi n'ubwenge kuko barya na sezame. Bataba ni babandi batajya kwa muganga, tujyayo nitwe tubizi neza kuko mu ishami ry'ubutumwa bwacu dufitemo n'ishami ry'amagara mazima. Ntiwantanga kwa muganga rero ndamukurusha. Ubwaka n'abaka biziyongera. Turiho mu gihe aho ubwaka bw'ubwoko bwose buri kwicira inzira mu bizera no mu batizera. Satana azabunyuriramo mu bucakura bwe n'uburyarya, azahamya ibinyoma. Ikintu cyose ashobora guhimba kikayobya abagabo n'abagore azagikoresha. Kadusenge. Urera kandi urakiranuka muremyi wacu, ibyo urabigaragaza kandi warabigaragaje. Niyo mpamvu turiho dutekanye twishimira ibi byiza kuko waduhaye iteraniro. Wakoze, habwa icyubahiro. Umaze kutwigisha ijambo ryawe kw'iyi si yugarijwe n'ibibazo n'ingorane, umutumwe rukumbi ari ubukristo, abantu bakakwakira mu mitima. Biduhe nk'impano nuko buri wese abeho ari ingirakamaro, bizagira n'amaherezo meza ducyurirwe mu bwami bwawe. Uduhaye uburenganzira ngo dukomeze twige. Kingura imitima yacu yabaye akahebwe, imbabazi zawe nyinshi zidusabe, nuko utwemeze kandi uduhe gufata imyanzuro myiza n'imyiteguro mizima. Nuko ubwo ugiye guhishurwa he kuzagira uwageze ku meza y'agakiza urimbuka, ahubwo twese tuzaraga ubugingo buhoraho. Dusabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira insanganyamatsiko iri kutubwira ngo iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo rya byose riri bugufi. Uyu ni umurongo wa Bibiliya. N'umurongo wa Bibiliya dusanzwe dusoma, ni mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice ni icya 4, umurongo ni uwa 7. Nuko haranditse ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ku basoma Bibiliya bazi ko igifite itangiriro kigira n'iherezo. Isi yacu ifite aho ihera, nta kibuza kwigira aho iherera. Iherezo ryayo, iherezo ry'abayirimo, ibiyikorerwamo, gahunda zabyo zose, Bibiliya izita imperuka, umusozo, aho birangirira maze bikavaho hakaza indi si nshya. Abizera Imana bakajya mu ijuru. Uko niko tubyizera tubisomye muri Bibiliya. Ariko muri uko kubyizera hari ababyizera babyemera uko byanditse, ariko badashaka kwemera ikimenyetso na kimwe cy'integuza yo kuza kwabyo. Bashaka ko isi ibaho bakagubwa neza ku isi, bashaka ko imishinga ikomeza bagakomeza kunezezwa nayo, bashaka ko kurya no kunywa bikomeza bakibera ku isi, nubwo bahasazira bakahapfira n'ubundi bataharamba. Mbese inkuru ibwira ab'isi ko igiye kurimbuka si benshi bayishimiye nk'inkuru yavuye ku Mana. Ariko wayishimira utayishimira, Maraki igice cya 4 umurongo wa 1, cyangwa se mu zindi Bibiliya ni igice cya 3 mirongo 2 heruka, aranditse ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Isi mureba gahunda ziyiriho byagenewe iherezo bitagomba kurenza, bikavaho gahunda zindi uwayiremye uwashyizeho izi gahunda akazihindura hakajya ibindi. Kuko ntabwo abikora hari uwagishije inama, ntabwo abikora hari uwabanje kurindira ngo imishinga n'imigambi ye byuzure, ahubwo abikora nk'uko imigambi ye imeze. Kubw'ibyo rero akaba ari iryo jambo tugiye kuganira, buri wese amenye imperuka, amenye ko iherezo rya byose riri bugufi. Ngaho muri iki cyigisho cyacu
ndibutsa abasoma nihuta, hari ibice mufata ikaramu mwandike. Daniyeli igice cya 2, naho umwami Nebukadineza yarose igishushanyo. Ni umwami wayoboye isi, ariko kapitali y'ubwami bwe yari i Babuloni hariya muri Iraq. Yayoboye kuva 605 imbere y'ivuka rya Yesu. Yari yimye ubwami bw'uwahoze ari se Nebopolaziri. Niwe warose igishushanyo cyari gifite umutwe w'izahabu. Icyo gice muzakisomera mwebwe ubwanyu. Kikagira agatuza n'amaboko 2 by'ifeza, kikagira inda n'ibibero by'umuringa, kikagira amaguru y'ibyuma, ku birenge bikaba ibyuma bivanzwemo ibyondo. Ngiki cyo gishushanyo yarose. Ari gusobanurirwa na Daniyeli iby'icyo gishushanyo, yabwiwe ko ibyo bice 4 bikigize n'amami 4 yagombaga gutegeka iyi si yacu. Icyo gishushanyo, umutwe w'izahabu yari Nebukadineza umwami wa Babuloni. Ubwo ni ubwami bw'i Babuloni bwabayeho 305 kumanuka. Mwibuke ko abakera babaraga bamanuka, bwagejeje 538. Agatuza n'amaboko by'ifeza bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bwabayeho 538 kugeza 331. Inda n'ibibero by'umuringa bwari ubwami bw'Abagiriki, bwatangijwe na Alexandre Mukuru, bwabayeho 331 imbere y'ivuka rya Yesu kugeza 138. Ibyuma, amaguru y'ibyuma, ni ubwami bw'Abaroma, bwatangiye hagana mu 138 imbere y'ivuka rya Yesu, ari nabwo bukiriho uyu munsi wa none. Ariko ku birenge byabwo bwaje kuvangwamwe ibyondo n'ibyuma. Ubwo niba mubikurikiranye, kubaza agaciro k'amabuye uhereye ku mutwe w'izahabu ukamanuka ku ifeza, uko manuka biri kugenda bita agaciro, ukaza ku muringa ukagera hasi ku cyuma, biri kugenda bita agaciro. None wagera ku birenge hakaba havanzwemo ibyondo. Abasomye icyo gice ngo haje akabuye katarimbuye n'intoki z'umuntu, ako ni Yesu n'ubwami bwe, karagikocora cya gishushanyo ngo gihinduka umurama utumuka nk'aho bahurira mu ki. Aho ku byondo bivanzwe n'ibyuma hahoroshye, bisobanuye amama akomeye n'amami yoroheje nk'uko biri ubu ariho turi. Ibihugu by'ibihangange bigenda hejuru bikandamije, biha amategeko n'amabwiriza ibihugu bitoya. Ngaho nimumenye neza ko ku mami 4 yagombaga kuyobora iyi si ikabisoje manda, turi ku bwa 4 aho bigiye kumanyuka, ni ku byondo bivanzwe n'ibyuma. Ubwo icyo gice ku bakunda Bibiliya bakanayizera, bakajya banibaza, bakibaza ku cyo basomyemo icyo ari cyo cyose. Ubwo icyo gishushanyo twakigeze ku musozo, isi yacu irerekera ku musozo. Ndabaha ibimenyetso byinshi kugira ngo abashaka kuyihunga bayihunge koko bakomeje. Mu gice cya 7 cya Daniyeli, uhere ku murongo wa mbere, havuga iby'inyamaswa 4. Noneho ni Daniyeli wazirose. Mbabwire ko uko izo nyamaswa ari 4, ibice bigize cya gishushanyo akaba ari 4, byose birahuye. Ngaho iya mbere yari intare, iya kabiri yari idubu ifite intugu 2 ngo ariko rumwe rwegutse, iya gatatu yari ingwe y'imitwe 4, iya kane yari inyamaswa iteye ubwoba kandi y'inyamaboko, yari ifite amahembe 10 igaconcomera ibintu byose, ngo ibisigaye ikabisibangisha amajanja. Ntabwo ngambiriye kwimbika ku bahanuzi buvugwa mu icyo gice, ariko icyo nkomeje gushimangira, ziriya nyamaswa 4, musome Daniyeli 7:17, Daniyeli 7:17,
hari gutangwa ubusobanuro bw'izo nyamaswa uko ari enye. Ku bakunda ubuhanuzi haranditswe ngo izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi. Ku bazi ibintu, ntabwo iyi si yacu iyobowe n'abami bane gusa, ifite ibihugu amagana, ariko iki gitabo cyo kiravuze ngo ni abami bane bazaduka mu isi. Bisobanuye iki? Icyabaga kivuzwe nibyo wita puissance mondiale. Ni ubwami, nubwo hazaba hariho utundi twami duto duto, ariko buzaba bwariganzuriye isi aribwo mutegeka. Ubwo rero nk'uko bya bice by'igishushanyo byari biri, intare ivuzwe mu gice cya 7 bwari bwa bwami bwa Babuloni. Idubu y'intugu ebyiri bari Abamedi n'Abaperesi. Ingwe y'imitwe ine bwari ubwami bw'Abagiriki. Mbibutsa ko bazabusoma mu gice cya 8 cya Daniyeli, uhere ku murongo wa 20, aho bavuze muzahere ku murongo wa 3 mugeze ku wa 5, mutaruke musoma ubusobanuro ku murongo wa 20 mugeze 22. Muri icyo gice ho Daniyeli yeretswe intama y'amahembe abiri, ubwo ni Abamedi n'Abaperesi. Abona haje ihene y'ihembe rimwe, ubwo ni ubwami bw'Abagiriki. Rya hembe rimwe na Alexandre le Grand mukuru wayoboye ubwo bwami, rivunitse hamerane. Ni abajenerali bane bigabanije isi nyuma y'urupfu rwa Alexandre mukuru, nibo bavuzwe noneho muri Daniyeli 7, ingwe y'imitwe ine. Ubundi ntibibaho, ni amarenga ya gihanuzi kubiga Bibiliya, nta ngwe imera imitwe ine ibaho. Iyo ngwe y'imitwe ine ni ubwo bwami bw'Abagiriki bwageze ubwo bwigaba 4. Noneho inyuma muri icyo gice cya 8 bavuze iby'agahembe gato. Ariko reka dutaruke tugiye ku nyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko, bwari ubwami bw'Abaroma. Nababwiye bwatangiye imbere y'ivuka rya Yesu mu 138. Nk'uko cya gishushanyo cyari gifite amano 10, iyo nyamaswa igereranywa nabwo yari ifite amahembe 10. Icyo kora ngo kuri imwe muri ayo mahembe hashamikaho agahembe gato karanduye 3. Ubwo n'ubundi buhanuzi ndashatse kwimbikamo. Icyo ngendereye hirya y'ubwo bwami bwa 4 bw'Abaroma turimo n'uyu munsi wa none butegeka isi, tugendera ku mabwiriza yabwo na gahunda zabwo, mu mishinga, mu mashuri, mu burezi, mu bitaro, nibwo bwami bwa 4 butazagira ubundi bubukurikira. Ubwo ni mubimenye ngo turi ku musozo w'isi yacu. Noneho abasoma igice cy'ibyahishuye cya 2 n'icya 3 havuga amatorero 7. Havuga amatorero 7. Ku bakunda gusoma ibitabo, ni Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Ni amatorero 7. Ariko abazasoma igitabo cyitwa The Act of the Apostles cyangwa se ibyakozwe n'intumwa, ni icyigisho cya 57 kivuze ibyahishuwe. Muri icyo gitabo handitse ngo izina amatorero 7 bisobanuye itorero rimwe rya Kristo ryabayeho mu bihe 7 bitandukanye. Ni itorero rimwe rya Kristo ryabayeho mu bihe 7 bitandukanye. Ngaho Efeso ni intumwa zatangiye kuva 3 Yesu ari ku isi ajya mu ijuru, ubwo yajyaga mu ijuru, zerekera hagana mu ijana. Ubwo niyo Efeso. Iyo ntikiriho, nubwo umugamba ari kugira ngo ibisa nayo byongere biboneke mu isi. Hakurikiyeho Simuruna, ni iryo jana rya mbere kugeza mu ijana rya 3. Hakurikiyeho Perugamo, ni mu ijana rya 3 mu ntango kugeza mu ijana rya 6. Hakurikiyeho Tuatira, ni mu ijana rya 6 mo hagati kugeza mu kinyejana cya 16. Hakurikiyeho Sarudi, hakurikiraho Philadelphia. Ubu turi kuvugana turi mu gihe cya 7 cyitwa Laodikiya. Ubwo muri iki gihe cya 7 nacyo kibamwe imigabane. Laodikiya kazuyazi, abadakonje kandi batabizi, saba pagani, sinabakirisitu. Barasenga bakambara nk'abadasenga, bararirimba
bakadefiriza nk'abataririmba. Mbese ni abantu bajya bavanga ibyera n'ibyirabura utamenya imiterere yabo, babivangavanga byose ukayoberwa ibyo ari byo, kuko abasenga bagomba gusenga bikaba iby'Imana, n'abari mu isi bakajyayo uretse akazajya guhembesha aho yakoreye. Ariko Laodikiya barabikurura byose bakabivangavanga, aha bike na hariya bikeya. Icyo gihe cya Laodikiya nicyo turimo noneho twigira imbere muri cyo. Abasoma ibyashiye gatatu ku murongo wa 14 hatanzwe inama ko Yesu ahagaze ku rugi rwa Laodikiya akomanga, ahamagara buri muntu wese wumvise ijwi rye gukingura akinjira bagasangira, amuzaniye ibintu, inama z'uburyo bugera muri bungahe: kumutegeka kugura izahabu, umuti wo gusiga ku maso n'imyenda yera. Mu ijambo rimwe ni ubutumwa bwiza, ni uguhabwa umwuka wera, ni ukwakira ijambo ry'ukuri, ni ukwakira urukundo mu mutima, ni ukuvuga ukuri nk'uko kuri, ni uguhinduka ugasa n'ibyo uvuga. Ngiye inama y'ivugurura n'ubugorozi Yesu yazaniye Laodikiya. Noneho muri Laodikiya irimo abakazuyazi, Laodikiya ikabamo n'abemera inama y'umugabo wo guhamya. Turi aho ngaho mu bayemera, hirya y'ibyo nta kindi kizahaba. Ubwo kubarindiriye kuza kwa Yesu murabona ko none imperuka turi kuyikomanga. Abize ibyahishuwe igice cya 6 ho havuga ibimenyetso 7, havuga ibimenyetso 7. Ikimenyetso cya mbere, cya kabiri, icya gatatu ibyo byaratambutse, icya kane, icya gatanu ibyo byaratambutse, yewe turi mu kimenyetso cya 6. Aha yenda ushobora kwishuka ukavuga uti noneho burya ubwo turi mu cya 6 inyuma hakaba hakiriho icya 7, agahekara cyahari kanubake ndambye, kanorore nagure, kankore bikaze cyane, imyiteguro nzaba nyigira. Oya, ibi byo birantera gusobanura ibi bimenyetso. Muri ibi bimenyetso reka nsome ibyashiye 6, ntabwo byose mbisoma, ariko ikimenyetso cya mbere ibikivugwamo bihwanye neza n'igihe cy'itorero rya Efeso. Ni 2, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha. Ahavuzwe itorero rya Efeso, niryo referanse, niryo tugomba gufatiraho icyitegererezo cy'ibyo dukora none. Byahanzwe na Yesu umuneshi, niwe nyirikamba, niwe yari ku farashi yera, gukiranuka, kwera, urukundo byari bimwuzuye, ubwiza. Ni ikimenyetso cya mbere, ni mu itorero rya Efeso. Kubakunda kwiga iki gice, icya 2 ni muri Simuruna, icya 3 ni muri Perugamu, icya 4 gifata amatorero 2, icya 5 gihera mu rya 2 kigakomeza kikazamuka. Ariko aho nshaka umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 5, ubwo ni 9. Mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, bataka n'ijwi rirenga bati: ayi mwami wera w'ukuri, uzageza ryari kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu? Umuntu wese muri bahabwa igishura kera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, haba igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibigwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye, n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati: nimutugweho, muduhisha amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Iki kimenyetso cya 6 aricyo cya 5. Iki kimenyetso cya 6 niba mucyumvise, icya 6:12, niba mucyumvise, cyabaye igihe hasohoraga ibimenyetso
byateye ba William Mireri gutangira kubwiriza ubutumwa bwa Marika wa mbere, byabagushiye mu butumwa bwa Marika wa kabiri, ndetse ubu tukaba turi ku musozo w'ubwa Marika wa gatatu mu ijwi rirenga. Kuko kugwa kw'inyenyeri kwabaye mu 1833, kwijima kw'izuba ni 1780, ukwezi guhinduka amaraso ni 1780. nibyo bivuzwe mu iki kimenyetso cya gatandatu. Niho harimo kuzingwa kw'ijuru, ibyo ntibiraba, nibyo turindiriye. Niho harimo imisozi ngo izaba yabaye inshuti ngo z'abakomeye n'abo bubasha bari kwibwira ngo nyabuna tugweho, uduhisha amaso yicaye ku ntebe. Ibyo ntiturakabibona. Muri make turi mu kimenyetso cya gatandatu, icyo Yesu agiye kuzamo. Ibyo nsomye akaba aribwo bisohora. Noneho ikimenyetso cya karindwi si icyo kurindira ngo kigukereze kigutere ahari kureka imyiteguro kwiteguza imperuka, kuko Ibyahishuriwe 8:1, umwana w'intama amenye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru habituza nk'igice cy'isaha. Ntabwo ari ikintu kizatinda, si kizakora byinshi, ntabwo ari cyo kurindirwa, kuko ni ibizaba hanyuma ku musozo wa byose. Twebwe rero turi mu kimenyetso cya gatandatu. Nabyo ndabisobanura. Mwibuke ko kubara 14:3-4, Ezekiel 4:6 havuga ko mu bahanuzi umunsi uhanye n'umwaka, kandi uwo munsi uhanye n'umwaka ni umunsi w'amasaha 24, kandi uwo mwaka bihwanye ni umwaka w'iminsi 360. Mwibuke ko ibihe bitarahindurwa kuko byahanuwe muri Daniel 7:25, ukwezi kugira iminsi 30 gusa, ibindi byaje ari uguhinduka kw'ibihe, nabyo n'ubuhanuzi. Noneho ufashe iyo minsi 360, ushobora kumenya ubwo twageranye mbese amasaha 28, iminsi 360, ubigabanije ushaka isaha, wafata 360 ukagabanya 24 ukabona 15. Wamara kubona 15, iyo ni isaha. Ariko ikimenyetso cya gatandatu, mu ijuru habaye ituza nk'igice cy'isaha. Byashoboka ikabirengaho cyangwa ikabitarashyitse. Ubwo igice cy'isaha rero nta gushidikanya, ufashe 15 ukagabanya kabiri, kuko 15 niyo saha mu bahanuzi, ugabanije kabiri wabona iminsi 7 n'igice. Ngaho abasoma inyandiko z'ibanze page ya 16 muzasoma ngo Yesu yaje, Imana Data wa twese, Mwuka Wera n'abamarayika baduteruye batujyanye mu ijuru, urugendo rw'iminsi 7. Niryo tuza ryavuzwe rizaba mu ijuru. Icyo ni ikimenyetso utarindira ngo bigukereze nkaho ugiye guhinga korora, ngo bigusibye bigutinze mu myiteguro. Mbese ubwo kubiga ubuhanuzi muri Matayo 20, abakozi bo mu ruzabibu abasohotse saa 3, abasohotse kare mu gitondo, nyir'uruzabibu ngo yarabyutse ajya gushaka abakozi, ngo ndi muri Matayo 20. Saa 3 ajya kuzana abandi, saa 6 na saa 9 ashyiramo abandi, saa 11 ashyiramo abandi, hirya ya saa 11 nta bandi bakozi yinjije. Kandi ubu butumwa tubwiriza ni twebwe bakozi ba saa 11. Abasoma ibyaduka, abasoma ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, abiswa abakozi ba saa 11 ngo nabazajya mu mirongo y'abazaba bamaze kwanga ubutumwa bwiza bw'Imana mu mwimerere wabo. Nicyo amadini yakoze, nicyo abo wanga wabivuna. Ibyo uri gukora wubaka ukajya ubomora igisenge nta kinzu yabaye, ibyo uri gukora byose uri ndagira ngo twirefere cyangwa se twifashisha igice cya Matayo cya 24. Ndabanza nsome amagambo make ari mu gitabo cya Ministère Evangelique, cyangwa se abakozi babwiriza ubutumwa ku bagifite, mu Gifaransa n'urupapuro rw'142 murarubona ku ruhande kw'icyo mufite. Haranditse ngo les chapitres 24e de Matthieu se présente souvent à mon esprit comme un passage qui devrait retenir l'attention de tous. Igice cya 24 cya Matayo kenshi cyagiye kingaruka mu bwenge, nkabwirwa ko ari igice kigomba kwitabwaho n'intekerezo z'abantu bose. Nous vivons aujourd'hui au moment même
où les prédictions contenues dans ce chapitre s'accomplissent. Ubu turiho mu gihe ibyavuzwe muri icyo gice cya Matayo cya 24 byose biri kugenda bisohora. Que nos prédicateurs expliquent ces prophéties. Nimureke abantu bacu ubwo buhanuzi buvugwamo babusobanure, qu'ils négligent les sujets de moindre importance et parlent des vérités qui doivent décider de la destinée des âmes. Nimureke ingingo zifite agaciro gake tube tuzicumbitseho gato maze ziri mu ipfundo y'abantu bariho none. Bana b'Imana, iki gice mu cyumve ni byiza, tuziga n'ibindi twabyize turanabyiga, ariko iki gice cyo niba hari n'abize temperance bakanga kuyiha agaciro, nubwo biba bizagukoraho byakihanganirwa gake, ariko ukabibwirwa kuba sinkukunda, ariko njya mbona abazawukina bakajya mu marushanwa bafata ibihe by'imyitozo bakitoza bagakotora, ubwo bagutangarije itangazo ko Yesu araza, nibwo watangira gukunda bagenzi bawe, nibwo watangira guhabo wimye, nibwo watangira kwiga Bibiliya, nibwo watangira kwitoza kwihangana, nibwo watangira kwitoza ivugabutumwa. Wabwiriza ryareguka ngo abantu bose kirimo imigabane 3 kivuga sosiyete zitandukanye, ibihugu, imipaka yabyo, kikavuga imperuka muri byo, kikongera kikavuga imperuka mu myizerere. Ntabwo ndarambura Bibiliya ahubwo ndabarangira. Ni igice cyavuze ko hazabaho inzara n'ibishyitsi, ntacyo wabikoraho. Ngaho reka mvuge muri Yoweri igice ni icyambere, muri Yoweri igice ni icyambere, nibyo n'umuhanuzi Yoweri nibyo niwe wabivuze. Mu gice cy'amezi ijambo aravuga ngo mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba, umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'imihondwe, tujya duhinguza umuhinzi agataha, udusimba duto tungana n'uburima tujya duhinguza umuhinzi agataha. Kandi kubera ko imperuka itagira umuti, abaswa bazagerageza kuyivura, bayisane, bahengure, bahengeke, ariko bazaba bari gukora ikidashoboka. Imperuka ntabwo igira umuti, kandi koko turagerageza mu buryo njya nkunda kubireba, hari emisiyo yabyo kuri YouTube, nuko amakuru iyo wihereye uraha tabaye ibibazo ntabwo ujya umenya ibiriho, mujye mubikurikirana, wahasoma imperuka ukibaza. Hari igiherutse gukocora umubumbe wa Jupiteri gitwika hangana n'isi 4. Naribajije ntese iyo gikocora isi cyari gutwika hangana iki, cyari gutsemba ikibazo kikaba kirangiye. Amahirwe tugira nuko nyirayo ayirindirije ngo ngewe nawe twihane tugira imyiteguro. Bana b'Imana, ibibazo, ingorane, inkongi z'imiriro, impanuka zititezwe. Ejo bundi muri leta twarimo mu Buhinde, hari ahantu bajya gutembera, bari Abahinde bubatse ibintu by'ibiraro hejuru y'inyanja binini bigendwa umwanya munini, bikomeye, nta buswa bagize mu kucyubaka, kirakomeye n'amamodoka ajyaho, ariko giherutse kubomoka turiyo, abantu bagera muri 100 barapfa. Izo ni impanuka abantu baba batiteze, imiriro ikiyadukiza, inyanja zikabira, inkongi z'imiriro. Mwamye by'itorero baravuze ngo abahanga ngo bazagerageza gusobanura impamvu zabiteye, ariko mu Gifaransa bavuga ngo mais en veut, ngo ariko ngo ayubusa ngo azaba ari ndiho ukomeye utangiye kuvugana n'abishi b'amategeko ye. Ibyo ni ibimenyetso. Mujye mwumva radiyo mushaka ni mwige mwimperuka, twe kwigwa tubisoma ngo dusome ibishyitsi byabereye Lisbonne mu 1755, ngo dusome ibyo mu 1914, ahubwo uko bucya abafite amaso berekwa ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Ikirumbo kikaba baduha ifumbire, bagashyiraho nkunganire, bagaca amaterasi kugira ngo niyo tuzashyira mu itarasi itazatembanwa n'imivo,
bakazana imbuto z'indobanure, bakaduha imiti n'iyindi, ikirumbo kikanga kikaba, kandi ibyo byabaye. Imperuka izaza isukwayo ku buryo mu by'ukuri ahubwo nge rya jambo rivuze ngo tujye dusabira abashinzwe abandi, abami n'abatware, abayoboye mu minsi y'imperuka nabo gusengerwa, mugashyiraho n'irindi sengesho, kuko turiho mu gihe isi iri gusezera, igiye kuva mu mwanya wayo. Ngaho mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni urupapuro rwa 28, harimo ijambo rivuze ngo umuraba uregereje, kandi dukwiriye kwitegura guhangana no gushega kwawo dukoresheje kwihana ku Mana no kwizera umwami wacu. Umwami agiye guhaguruka kugira ngo anyeganyeze isi mu buryo buteye ubwoba. Tuzabona amakuba aturutse impande hafi ya zose. Ibihumbi byinshi by'amato bizarohama imuhengeri mu nyanja. Amato y'ubujye bwinshi y'intambara niyo azarohama cyane, kandi hazagwa amamiliyoni y'abantu. Hazaduka inkongi z'imiriro zitunguranye ku buryo nta mbaraga za kimuntu zizashobora kuzizimya. Amazu y'akataraboneka yo ku isi azahanagurwaho no kugurumana kw'inkongi z'umuriro. Impanuka za gari ya moshi zizagenda ziyongera. Imvururu, gusekurana kw'ibyuma bitwara abantu n'ibintu, impanuka zihitana abantu mu nzira nini z'itumanaho bizatungurana ari ntawe ubyiteze. Iherezo riri bugufi, igihe kigeragezwa kigeze ku musozo wacyo. Reka dushaka Imana bigishoboka ko yabonwa, kandi tuyiyambaze ikiri bugufi. Bana b'Imana, ibi ni ibimenyetso bizaba, biri kuba, bigikomeje kwiyongera, ariko tukaba tutahagarara turindiriye ko imbere bizashira bikaba byiza. Inama ziri guterana ziga iby'imihindagurikire y'ikirere, tugahabwa amabwiriza, tukabungabunga amashyamba. Yewe hari ikizuba ka ozone kari karatobotse, ngo bari kubona ngo gatangiye kwisana. Ubwo yenda simbizi, ariko icyagatoboye ni ingana nyinshi ntizigabanuka ziriyongera. Icyagatoboye ni ibyotsi by'amamodoka n'imashini n'ibindi, ntibigabanuka biriyongera. Rero isi izagerageza, ariko igerageze ihanganye n'ibimenyetso byo kuza kwa Yesu. Bana b'Imana, aha ntabwo nshaka kuhavuga byinshi birenze ibyo mubona, birenze ibyo musoma, ndetse kera byajyaga biba kure, ubu noneho byaje naho tureba natwe ubwacu tukabyibonera, kumva ngo isoko ry'Ibujumbura ryahiye, ngo iry'Ingozi ryahiye, ngo kwa Mutangana hahiye. Mbese iby'inkongi biramenyerewe. I Nairobi hari igihe hahiye 3 mu kwezi kumwe, ku bahazi masoko y'imyenda. Ibyo byose byaberaga kure, natwe byaratwegereye. Ngo ahari abatarasomye Bibiliya ngo ifate, bongere basome barebye, bamenye ngo burya umwami agiye kuza. Iherezo rya byose riri bugufi. Ku ngingo ya 2 muri iki gice cya Matayo, ni biri mu bantu. Umurongo wa 11, uwa 12, uwa 12 n'uwa 13, Matayo 24. Kandi kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Uku gukonja k'urukundo ni ubuhanuzi bwahanuwe. Mwigisha wavuye hano yabisomye, Timoteyo 2:3, avuga ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Abantu bazaba bikunda, ndashima, byigenge, bikakaza, badakunda n'ababo, batumvira ababyeyi. Ibyago byinshi byamanukiye imiryango, bimanukira umuryango mugari wa mwene muntu, ku buryo sosiyete yacu, kominote yacu, ndetse n'ahandi ibibazo bihari ntibyigeze bibaho mu myaka yashize. Nasomye igitabo kimwe cyitwa Confrontation, ni urupapuro rwa 57 kugeza 58, aho bavuze ngo muri iyi minsi yacu ngo abantu bajya bavugana ubwibone, ngo birata umucyo mwinshi dufite, ngo w'ijambo ry'Imana, ngo bakagaya bya bihe by'umwijima. Abiza amateka ibyo bita muri Moyen Age, ngo bakabivuga babyisekera babigaya, ngo barangiza ngo bakirata umucyo mwinshi dufite. Kandi koko uko turaha turi ibihumbi, buri wese afite Bibiliya. Mbese abadafite Bibiliya ni nka 1%. Buri wese afite Bibiliya. Mu gihe kera washoboraga gusanga nk'igihugu nk'u Rwanda
nta bibiri irimo cyangwa harimo agace kayo muri muhayenaje muri bya bihe by'umwijima igihe habaga akarengane k'uburoma burwanya ubukirisitu. Ubu bibiriya zirahari, dufite n'umudendezo wo kuzisoma, buri wese n'uburenganzira bwe. Noneho ngo barebe iki gihe cya bibiriya ngo bakagaya bya bihe by'umwijima ngo bishima umucyo mwinshi dufite. Muri icyo gitabo barandika ngo nyamara se hamwe n'uwo mucyo mwinshi dufite ngo abantu bafite ubunyangamugayo bw'umwimerere ngo ntitubaheruka muri bya bihe twagayaga. Aho abasaza bavugaga ngo ndagahemuka akaba atahangara, niho duheruka abantu bazima. Ubu umujura mwiza n'ugenda na bibiriya. Hari abacuruje biranga, boroye biranga, bafata bibiriya babigambiriye nta manuka bagize, kavuga ati rero buno igisigaye kirya ni bibiriya. Wowe ushaka ingoma uzayivuza uyikomera amashyi uyayitambire, dushinga akadini na midirigara na biribiri. Abajura bashoye umushinga bitwaje bibiriya. Noneho bana b'Imana, mu bantu harimo ibibi, kuko nubwo imyizerere yagwiriye nk'uko turaza kubireba ntiyagwije kwera, ahubwo n'ububandi bwitwaje bibiriya. Noneho reka mvuge bimwe mu byaha bikomereye sosiyete. Utakigwa wibaza ngo ibi byaje bite, byatewe n'iki, ahubwo umenye ngo bujya imbere ukabavuze irageze. Icya mbere ni ubusambanyi. Icyaha cya mbere cyunamiye isi yacu ni ubusambanyi. Ngaho turajya dufata referansi, abasomye Itangiriro 19, Isodomo n'i Gomora harimbuka bazize ubusambanyi. Aho umugabo yarambiwe gusambana n'umugore, umugabo yadukira undi mugabo, bigarukiraho. Reka mbabwire ko twebwe ari akarusho, utabishakira ubusobanuro, utanarindira ko bizakira, ahubwo wahita utera ve ngo bujye imperuka irageze. Isodomo ibyo ari byo byose ntabwo nigeze nsomwa mw'abagore lesbian, ntabwo nabasomye Isodomo, nasomye abatinganyi gusa abagabo. Ngo abasezeranye ngo uyu niwe mugabo, ngo abasezeranye ngo uyu niwe mugabo, ngo uyu niwe mugore, binjire mu rugo. Ntabwo Isodomo byahabereye, ahubwo njye hari igihe njya numva habaho ubujurire tukibaza ibyo Sodomo yazize, kuko abanone turiho twakoze ibiyirenze. Iyi ni imperuka. Isodomo nta mategeko yashinzwe yo kurengera abatinganyi. Uba abatinganyi baremewe, barakomeye, ku buryo namwe mu mareta akomeye abarengera, izi leta zoroheje ubavuzeho wabizira. Tujya twumva abami b'ibihugu bari gusaba imbabazi binginga bahendahenda, hari uwabakomyeho. Nabo batinganyi nabo bajya bavuga ngo baraturenganya, hari uwabakomyeho. Nabo batinganyi nabo bajya bavuga ngo baraturenganya, baradutoteza. Muri mu bikizi wowe mushinga mwashoye ni imperuka. Ntimurindire ko muzigisha mugahana mugafunga bikavaho, ahubwo ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Mbese Isodomo hari uwigeze afata akana, iyo bita pedofiliya. Hari ubusambanyi bita pedofiliya, naho abantu buzuye iruba rya kinyamaswa basambana n'abana gusa. Umugabo muzima wize ufite lisanse ngo yasambanije umwana ngo w'imyaka 2, ibintu bitagira formule kwanza, utabona uko usobanura. Iyo ni imperuka. Wirindira ngo bizakira, ngo ni imperuka, ahubwo Yesu araje. Kutaba uri kwitegura ni ikimenyetso cy'uko warangaye cyane, warakerewe. Si ibyo gusa, hari ibyo bita incest, ni abasambana n'abavandimwe. Ariko abazabikurikirana, ubwo busambanyi bw'abasambana n'abavandimwe bwaheraga kuri musaza na mushiki, mubyara na mwishywa, nyirarume, nyirasenge, naho buzenguruka gusa. Ntibwigeze buteganya ko hari umugabo uzasambana n'umukobwa we, ko hari umusore uzasambanya nyina. Ibyo ntibigeze babiteganya, ku buryo no mu bihugu biri kubamo bari kubura itegeko ribihana, kuko ntaryo bashinze. Bari kurishinga se bazi ko ayo mahano azabaho. Noneho kera byajyaga biba handi, mbyumva bwa mbere nabyumvise byabaye muri Zimbabwe. Umubyeyi witwa Betty Mbereko, muzamusacinga ku koranabuhanga aracyahari, yashyingiranywe n'umuhungu we w'imyaka 23. Imiryango irateranira mu buzaranga,
leta ziratabara zibura itegeko. Bamubajije yababwiye ijambo ryanteye ubwoba, yarababwiye ngo nimureke ishyari, ngo let me eat the sweet of my labor, ngo nimureke n'ibyuya by'imiruho yanjye. Ubwo hashize agahe gatoya, ubwo baburanaga atwite inda y'amezi 6, hashize agahe gatoya baba babyaranye, ubu ni sheri na shushu, barabyaye bararwubatse umwana na nyina. Byakomeje kubiyo, ariko buno aho mujye mureba YouTube no mu Rwanda birimo, no mu tugari birimo, umwana utwitiye se, umwana utwitiye musaza we, umukecuru utwitiye muhungu we, no mu Rwanda n'ahadukikije birahari. Ibyo ndi wabibonera ubusobanuro, ni ikimenyetso cy'imisi y'imperuka. Hazaba ibyaha uzajya wumva amatwi acure injereri. Leta z'isi zibura itegeko ribihana, kuko zicara zigashinga amategeko ntizigeze ayo ziyashyiraho, ntabwo zari zizi kwako kaga kabaho. Noneho hariho gufata ku ngufu, ibyo biramenyerewe. Hariho ubuhemu n'ubutekamutwe, ibyo biramenyerewe. Hariho ubwicanyi, guca igico abantu bagatega abandi. Hariho intambara mu bihugu, murazumva hadukikije, murazumva muri Ukraine. Mu gitabo cy'ibyaduka bakoresheje ijambo rivuze ngo kuri rwa rupapuro rwa 28 ndongera amasome, intambara zizaca ibintu mu ipisheruka y'amateka y'isi, ibyorezi ibyago bikomeye n'inzara bizahindura isi umwirare, amazi y'umuhengera azateza imyuzure, umuriro n'amazi bizihuriza hamwe mu gutsembaho ubutunzi n'ubuzima bw'abantu. Tugomba kwitegura kwinjira mu mazu Kristo yateguriye abamukunda. Ijambo rikomeye ni rivuze ngo intambara zizaca ibintu, ntawaziteje, ntawo kurakarira, ahubwo byaranditswe ko ariko bizagenda. Ari nayo mpamvu mu gihe bizaba bibaye, abajya mu ijuru muzajye mwirinda no kwanduzwa nabyo, kuko kutenda gukuraho ndikakagukereze. Byarahanuwe ko ariko bizagenda, ahubwo ngo bigutere kureba ngo bijya byandi byavuzwe birabaye, Yesu araje nta kabuza. Mu bantu hari ibyaha, ubuhemu. Nigeze numva umuntu umuno mu gihugu cyacu yarimutse ava mu karere ajya mu kandi, ageze yagura isambu, irimo ibibazo, arangije abura uko azabikira kuko yari yatanze, yabonaga agiye gupfa ubusa. Atuma kuri mwene nyina aramubwira ati hahandi nimukiye narahiriwe, nawe uzaze tuhaturane. Mwene nyina arishima nk'uhamagawe n'umuvandimwe. Ahageze amubwira ati rero nabonye indi nziza, ariko igura menshi, wewe rero aho kugira ngo ushaka indi byakurushya, ahubwo iyi ndimo ngiye kuyigupasa, niko bajya babivuga, uyisigaremo, noneho ngiye nimuke nkorohereze winjire mu rwuzuye. Udufaranga yagurishije utwaho yari yimutse ahereza mwene nyina. Yasambi irimo ibibazo aramumurikira, arangije arimuka arigendera mu kindi gihugu, amutaha handi. Ntibaruhije batuma kandagiramo, nibura n'uwo we yararimo kumusohora bizasaba ubutegetsi ngo bibigemo, ariko wowe ntibatumye akandagiramo cyane ko wari uyimuhaye yari yagiye. Ubwo ni ubuhemu. Abantu barahemuka, kandi umuhemu ni ujya avuga kwaza ubwenge, ngo ngenze ubwenge, ngo naranguye burabuki, ngo ndangije ngo mvangamo n'ibitaka n'ibyondo. Ngo ngenze ubwenge, ngo naranguye ikiro cy'umuceri, ngo umufuka w'ibishyimbo ngo nshyiramo n'ibiro 10 by'umucanga, ngo nzi ubwenge. N'abaswa nkabo bakavuga bati koko uzi ubwenge. Azi ubwenge. Icyaha cy'ubuhemu cyuzuye mu isi, ntimukarindire ko bizarangira, niwanyu bizaba yo mu nzu mwanyoko, ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Noneho aha sinabura kuvuga mu bantu dufite n'ibindi byaha dutejwe n'iterambere. Iterambere ni ryiza, binyure ku ikoranabuhanga, iri teraniro riri gukurikiranwa n'isi yose. Iterambere ni ryiza bitewe na telefone, twaje mu materaniro dukemuye iby'iwacu mu gitondo kuri telefone. Nta gisa naryo kuri email gusendinga no kudiritinga byaraje, byoroheje ibibazo. Ariko ku iterambere ribera ryiza beza, naho ababi rirabahitanye. Niho abana barebera za pornography ugasanga ubwenge bwarapfuye. Iryo ni iterambere. Niho abana barara kuri telefone bakaba batagisinzira,
ntawe uhareba ibyiza kandi birahaba, ugasanga ubwenge bwarapfuye. Noneho iri terambere niryo ritwereka imico n'ibigezweho byo mu mahanga, natwe tukabyigana tutabanje gushishoza. Ndabaha urugero rumwe, icyakora giti mu jisho ntandakarire. Aho umuntu arafata imisatsi ye akayizinga ikazamara amezi 2 cyangwa 3 adakarabyemo, yarororeyemo inda n'imvuvu zamurya, akaba afite urwara yateretse cyangwa igiti agashingamo, ari ukugira gusa ngo yisanishe n'abiyo imahanga. Inda nizishake zimurye, imvuvu zimushishimure, nihashake hanuke, ariko ajya agenda agatwe ke gasa n'akabandi. Iryo ni iterambere. Iterambere niryo ryazanye kwambara ubusa. Aho umuntu arigwa bo inoho turacyavuga kuko n'umuco wacu ubidufasha, ariko ahandi mu bihugu byo ujya gukubitana n'umuntu w'igitsina gore yambaye isuvetema nayo itariyo, y'akantu kanyuziyo mu mwatata gusa kabiri kudushumi. Nge nta nubwo nakabonera izina kuko andaweya nayo ni umwenda kubundi bwoko, ari kugenda mu muhanda ntari kibazo. Wewe ubwo kagira isoni, we yarayakanuye. Ariko nimukurikirana umugambi wo kwambara, kandi ireka mbwira abasenga, noneho nimwe ngiye kubwira abasenga bitwa ko basenga babyukana za Bibiliya ku cyumweru no ku isabato. Laodikiya mu byashe 3:18 yarabwiwe ngo ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Ndetse no mu Bakorinto ba mbere 12 muhereye mu mirongo y'inyuma nka 20 na haranditse ngo ingingo zacu ziteye isoni nizo twitaho tukazambika. Umugambi wo kwambara ni ukugira ngo umuntu yikwize ahishe isoni z'ubwambure. Umuntu afashe Bibiliya, yanitse amabere, yanitse amatako, yanitse intugu, tureke n'indwara bizagutera ni n'ubupfura buke. Kandi reka mbabwire, niba uri kubikora uri wo mw'iki kinyejana, uwuzabyara ejo w'umuriro uzaka, azajya agenda yambaye ubusa neza neza nk'uwagwaye uburwayi bwo mu mutwe, bitewe n'uko uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Iterambere ryaduteje ibyaha ku buryo akaga, ingorane muri iyi minsi y'imperuka kimwe kivamo hajyamo ikindi. Ngaho Ezekiel 7:26 uyu muhanuzi yavuze ijambo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko, abakuru bazabura inama. Ijambo shaka nirivuze ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Ishyano rije rivamo hazi irindi, ishyano rivamo hazi irindi. Yeremiya 12:12 uyu muhanuzi nawe yaravuze ati abarimbuzi bateye mu mpinga zose zo mu butayu, kuko inkota y'Uwiteka irimbura uhereye mu ruhande rumwe rw'igihugu ukageza mu rundi, nta kizima gifite amahoro. Iri jambo muryumve, nta kizima gifite amahoro. Mbese ubwo icyaba gifite amahoro ni ikindi, naho ikizima cyose nta kizima gifite amahoro. Iyi ni imperuka, ibyatsi n'ibiti biragowe. Iyi ni imperuka, inyamaswa zo mu ishyamba nazo ziragowe. Iyi ni imperuka mu miryango iwacu, abagabo bari kwica abagore, abagore barica abagabo, abashakanye bari gucana inyuma. Amahano yarateye. Noneho ibaze umuntu umwe niwe wasanze umukobwa we na se bari gusambana, bimwe bijya biburirwa izina. Arangije abwira uwo mwana, waramubwira ati ariko umwana wanjye koko ni wowe ukoze ibi. Yaramushubije ngo mama reka ishyari, ngo reka ishyari, reka nanjye nirwaneho. Ni ibintu utabonera ubusobanuro. Ishyano rizajya risimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi isimburwe n'indi nkuru mbi. Mbese ku isi inyandiko iravuze ngo nta kizima kihari kihafitiye amahoro, ku buryo mu miryango ngewe mbabariye abayoboye imiryango y'ubu, uwagira ngo bose hari baba babwiriza,
uburenganzira busesuye butangwe ku misozi no mu tugari no mu masibo. Tujye tubyuka dufashe Bibiliya tubwiriza, ahari niho umuti wapfa kuboneka. Ariko mbese ko polisi yarenganye, ko hari aho barinda umutekano w'abantu mu nzira bigashoboka, bakabarinda mu isoko bigashoboka, ku ishuri bigashoboka, mu mbuga hari bigashoboka, bakaba batabara, bazanabarinda mu buriri. Hari abagabo n'abagore bicana bageze mu buriri. Uwakagira abashinzwe umutekano we yabona abashinzwe umutekano miliyoni zingana na miliyoni z'abaturage ku buryo buri buriri buzajya buraraho polisi. Ubundi se byo yo yaba yabaye umwuka wera ibyo byazavamo? Bana b'Imana, uwagira ngo abantu bemera Imana bashaka umwiteguro, niho nibura abakunda Imana babona agahenge. Naho ku bandi muzabirebe mwumirwe, ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Ngaho murankundira njye ku ngingo isoza, ni imperuka mu myizerere. Ni imperuka mu myizerere. Imana yagenye ku itorero ryayo riba mu isi, ngo ababuragijwe n'ibyo byose mvuze. Ngaho mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, ikigwa cya mbere, paje ya 9, nahavuze ngo itorero ni igikoresho Imana yashyiriyeho gushakira mwene muntu agakiza, ryashyiriweho gukora, kandi biri mu nshingano zaryo kwamamaza ubutumwa mu isi. Uhereye mu ntango y'ibihe byari umugambi w'Imana ko binyure mu itorero ryayo ubwiza bw'Imana no kurabagirana kwayo birabagirana muri rubanda. The members of the church, those whom he has called out of darkness into the marvelous light. Abizera bagize itorero, ab'Imana yahamagaye ikabavana mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza, to show forth his glory. Bashinzwe kwerereza ubwiza bwayo. Itorero ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo, kandi binyuriye mu itorero niho, reka ne gusoma byinshi, ni igikoresho Imana yashyize ku isi ngo giharanira agakiza ka mwene muntu. Paje ya 11, the church is God's fortress, his city of refuge, which he holds in a devoted word. Ni igihome cy'Imana. Itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu w'ubuhungiro yikubitiye mu isi yigaragambije. Ni ukuvuga ngo abahuye n'igihombo bikaba bibababaje umutima, ababyaye nabi bakaba babuze ihumure ku rubyaro, abashatse nabi umugabo akaba buriye ihumure ku mugabo, umugabo aburiye inama ku mugore, abatuye habi bakaba baburiye umutekano mu baturanyi, abari mu birere bibi intambara zibaburagije. Imana yashyize itorero mu isi ngo maze ribabere igihome, ribabere umudugudu w'ubuhungiro. Mu itorero bahishimire, uburayi afashwe, wambaye ubusa yambikwe, injiji yigishwe iby'ubwenge, utazi uburyo yerekerwe afashwe muri byose, uwihebye ahumurizwe. Nguwo umurimo w'itorero, nicyo ryashyiriwe ku isi. Noneho aba banyabyago bose tubabwiye bunamiwe n'imperuka, iyo baje mu cyitwa imyizerere basanga nayo imperuka yarahageze, bikaba guhungira ubwayi mu kigunda, niko bajya babivuga. Ngaho mu myizerere bimeze bite? Mu myizerere hariho ibintu bitatu. Icya mbere hariho amadini menshi, icya kabiri hari n'ubutumwa bwiza, icya gatatu hariho n'ubwaka. Nibyo ngiye gusobanura, kandi nabandangije kugira ngo nawe ubone ko iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo ryo gucuruza riri bugufi, iherezo ryo kwishima riri bugufi, iherezo ry'umutekano riri bugufi, iherezo ry'amahoro riri bugufi, cyetse muri Yesu gusa. Isi mugira umubabaro, cyokora muhumure na nesheje isi. Niryo sezerano ryonyine twunamyeho, n'ahandi hose umutekano warahaburiye. Ngaho amadini menshi, cya gice cyayavuzeho iki? Matayo 24, ndasoma 5, nsome na 11. Haranditswe ngo kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. 11, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma
bazaduka bayobye benshi. Nshaka ngo mukore ubushakashatsi kw'imirongo ivuze mu ijambo benshi kane kandi bose babi. Hari benshi bazaza biyita Kristo bayobye benshi, izo benshi zibaye ebyiri kandi nimbi. Benshi bayobya, benshi bayobye. Hari benshi b'abahanuzi b'ibinyoma bayobye benshi, nazo ne ebyiri mbi. Ngibyo ibyavuzwe ku myizerere. Bana b'Imana, iyi si Kristo, ibyo bita le monde chrétien, abenshi bayirimo barayobye. Kandi nta munsi uzigera wumva ku ruhimbo umuntu ahagaze ngo avuga ngo bujya bamwe bayobye bavuga ninjye. Ahubwo uhagaze wese ajya avuga ko ari mukuri. Ariko Bibiliya ireruye ibikuye mu marenga, ivuze ngo benshi mubona bavuga iby'Imana barayobye, benshi bayobotse barayobejwe. Ubwo n'ubuhanuzi buri mu myizerere buvuga amadini menshi. Noneho kuri iki ngiye kubabwira ibimenyetso bitatu by'ingenzi biranga idini yayobye. Niba ari musenga uhita ubimenya ko wayobye, niba ari wowe basengesha uhita ubimenya ko bayobye. Icyambere, imyizerere yose muzabona bene yo bayishakamwe inyungu barayobye. Ubwo icyo mvuga nababwiriza, nabavuga iby'Imana ariho bateza umushahara, bahembwa, abakorera ibihembo bo bita abacancuro, kugeza ubwo ahembwa yazanapfa n'abasize bagahabwa pansiyo. Ibyo ni ubuyobi, ibyo ni ubuyobi. Icya kabiri, nabo muzabona mu myizerere yabo bayishakamo icyubahiro barayobye. Icya gatatu, nabo muzabona mu myizerere yabo bayishakamo kwamamara barayobye. Ngibyo ibiri mu isi na hano iwacu, naho utuye, naho usenga. Ndabisesengura mu mwanya muto. Mbereye ku gushaka inyungu, intama twaragijwe dushinzwe kuzikorera. Matayo 20:26, ushaka kuba mukuru azaba umugaragu w'abandi, ushaka kuba uw'imbere azaba imbata yabo. Nk'uko umwana w'umuntu ataje aje gukorerwa, ahubwo yaje aje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Uwo ni Yesu watwihaye icyitegererezo. Yari umwami mu ijuru, araza yambara kamere y'umuntu, Abafilipi 2:5, arabambwa, abaho nabi, aratukwa, arangije afata ubugingo bwe bwari bumukwiye arabutanga ku musaraba kugira ngo nge nawe tugubwe neza. Ngiki gituma tumuramya, ngiki gituma tumuyoboka, ngiki gituma tumukurikira, ngiki gituma tumwerereza. Ni mukuru, arakomeye, yaradukoreye. Kuko ushaka kuba mukuru arabanza akaba umugaragu w'abandi. Noneho mu Rwambere rwa Yohana 3:16, Rwambere rwa Yohana igice ni icya 3:16, handitse ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ku bwanjye nawe. Niba tuvuga ko turi abakozi be, umugaragu ntaruta shebuja, nimureke natwe dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ku bw'ibyo ntabwo byemewe ko mu butumwa bwiza buheruka ibyo biba nyine muri iyi myizerere. Mu butumwa bwiza bwa bundi nababwiye, ubwo nabwo mbuvugire rimwe, ntibyemewe ko abakora mu ngoma y'Imana bari guteguza kuza kwa Yesu bafata imitima y'abapfakazi bishwe n'agahinda kubera ibibazo byo mu buzima, bafata imitima y'abasaza urubyaro rwatereranye, bafata imitima y'abasore n'inkumi bunamiwe n'ibigeragezo n'ibishuko, ngo aho kubakorera no kubitaho babakamure n'utwaro twabo. Ibyo ni ububandi. Noneho ngibyo biri mu myizerere, ahubwo urabakorera, ukanabakoreramo, ukavunika kugira ngo babagubwe neza. N'abayobotse Yesu bose ukabararikira gukora uko bakorewe kugira ngo bakire ubutumwa bwiza, nabo bakabikorera abandi. Nibwo butumwa buheruka, ndetse nacyo ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Kuba buri mu isi muri kubwumva ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka, kuko ahandi
iyo ukibona abantu bangana guki ipfa riraza, ubwo ndabara abayobozi b'amadini, ipfa riraza iminwa igatangira guta imbobi, kavuga ati nubwo umwe yampa 1000 ndi kubona ari nk'ibihumbi 3, ubwo zaba ari miliyoni 3, nubwo bajya bazimpa mu kwezi nzaryayo. Ukibona intama amera akakwica ukumva uko uzazirya, kandi abashinzwe intama bipanga uko bazazikorera, ntibipanga uko bazazibaga. Ngaho Mika 3:5, Mika 3:5, niba imyizerere ubamo beneyo abayihanze bagambiriye inyungu warayobye. Mika igice cya 3 umurongo wa 5, ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobye ubwoko bwanjye, batega akanwa kabo kugira ngo babahanurire bati ni amahoro, kandi utagize icyashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Ibyo bita test of fellowship, ibyo bagize urugero rw'ubuyoboke ni amafaranga. Umwizera wabaye wa mbere ni wabahaye amafaranga, itorero ryabaye irya mbere ni iryazanye amafaranga, intara cyangwa ururembo na paruwasi ya mbere ni ibyatanze amafaranga. Ntabwo amafaranga ari umwuka wera. Aba mbere ku Mana ni abafite imitima yuzuye urukundo, ntabwo ari abatanga amafaranga, kuko n'amabanda arayatanga, n'abagome n'abayavanye mu nzoga n'itabi n'ingurube barayatanga. Urugero rw'ubuyoboke ni umwuka wera uri mu mitima, ukarangwa n'imbuto ziboneka mu Bagalatiya 5:22. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kugwa neza, gukiranuka no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Noneho kuri iyi ngingo yo gushaka inyungu ku bandi, mu Filipi 3:19 haranditse ngo Imana yabo ninda, birata ibiteye isoni, bahoza umutima ku by'isi. Nimusoma Petero ya 2 umurongo wa 3, ho haranditse ngo nabahanuzi b'ibinyoma, ngo bababwire amagambo y'amahimbano, ngo bashaka inyungu kuri mwebwe. Rero bana b'Imana, reka tubabwire ngo ikimenyetso cy'imyizerere iyobye, imyizerere yose ishaka inyungu muri rubanda, aho kugira ngo umuntu abe Yesu koko ahagare mu cyimbo cye, yumve ko yatumwe nawe, uko yaje kudukorera nawe abakorere, azaba muri imbere y'Imana bera kandi batunganijwe. Ahubwo akavuga ati nimushaka muzanywa inzoga zatobora amatwi, musiga inzara, mwambare rupasura, rushaka abakobwa muzambare n'amapantaro, ibyo nta kibazo, agakiza kaba ku mutima. Kaba hehe? Mwongereza yaravuze ngo your outward shows your inward. Uko usi inyuma bihishura ibikuri ku mutima. Nta wakiza umutima ngo abure kubigaragaza inyuma. Abantu ntibakore ku byaha biri gukogwa, bati ibi nimbikoraho ndaba nkomye rutenderi, aba bene byo nibo bajya bayamba, mbikomyeho bayajyana, kandi nicyo cyanzanye. Rero bana b'Imana, imyizerere iyobye ishaka inyungu ku bana, imyizerere iyobye ishaka icyubahiro, kugeza ubwo tugira bene data batari bene data. Muyobozi w'idini kumushaka ukazaka audience, meya akaba ari ubona mbere, naho kuri iyi dini ukazamubona nko mu myaka 5 cyangwa ugapfuta mugezeho. Ari mwene data tujyanye mu ijuru, mwene data utari mwene data, umwene data utaza kumfasha guhinga, umwene data utaza kunyikwerera ibati nasakaye, uwo mwene data utaza ngo duherekeze inkumi yanjye nashyingiye, uwo mwene data babanza kwaka audience nabwo ukazayisabirwa n'abakomeye, uwo ntabwo ari mwene data, ntabwo twaturana mu ijuru. Ni cyo ubutumwa bwa Yohana bwari bugambiriye. Yaravuze ngo umusozi n'agasozi bizaringanizwa, igikombe cyose kizuzuzwa, ngo inzira zidaharire zizaharurwa, ngo abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Icyo byari bisobanuye, agasozi n'udusozi bari abakomeye mu idini y'Abayuda, abo bigize ba shefu ba Ana na ba Kayafa batagerwaho. Noneho ibyo byubahiro bari barishyizemo, ubwo tumwa bwa Yohana kwari ukuza ukabakata bakamanuka bakaringanira n'abandi. Noneho kazamura bari nabo bagizwe insuzugurwa bakareshya n'abandi. Aho hareshya abo bangana nibo Yesu yatura mu mitima yabo. Bana b'Imana, noneho kwamamara no gukomera nabyo n'ubu ni wanjye aribyo byagizwe intego, uzamenye ko wayobye. Aha sinshaka kwatinda, reka nirukanke nongere nimbike gato ku butumwa bw'isi. Ubwo iby'imyizerere byo mwabibonye nuko bimeze, ariko aha sinahimuka ntabahaye urugero rwanditswe na Paulo rujya rukunda kudufasha kw'iki cyo kwigira abakuru n'abakomeye. Imirongo oya reka ne kubitindaho, n'abandi bigisha barahari,
ariko reka mbabwire ngo ngibye ibintu biranga ko imyizere yawe iyobye. Ubutumwa bwiza rero muri Matayo 24 cya gice cya 14 ku murongo wa 14 haranditse ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, imperuka izahera ko iza. Wakibaza utese ibi Yesu yaravuze kandi yamaze kuvuga ko hazaza abahanuzi benshi b'inyuma, none aravuze ngo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Burya rero kuba adasoma neza amadini amaze kuba agaterera nzamba, inyuma yayo hazasoza ubutumwa bwiza bw'ubwami, nibwo butubabwira. Ariko umugambi wabwo nyamukuru bitewe n'uburetwa abizera bakoreshwa, bitewe n'agahato abizera bakoreshwa, bitewe n'ibinyoma abizera bigishwa, umugambi w'ubutumwa bwiza buzaba buje gukora icyo Yesu yakoreye abo mu gihe cye. Luka 4:18, Luka 4:18, murabe maso nderekera ahajya gusoza. Haranditse ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwabagiriyemo imbabazi. Ngiki cyari kizanye Yesu, no guhumura, no kubohora, no gutangaza iby'imbabazi, kugira ngo imbohe yose, indushyi yose, uwihebye wese ku isi abonere ihumure muri Yesu. Mbibutsa ko ari ku isi yarahumuye, yarazuye, yaragabuye, yaravuye, yaraye ku bakene, mbese yatanze serivisi, yari uwifuzwa ibihe byose. Aho yanyuraga hari indirimbo zishimwe. Ngira ngo muribuka n'igihe ngo bamushyiraga ku ndogobe bakamusasira imyenda ngo anyureho araye ari bubambwe. Narasomye mu bifuzwa ibihe byose ngo Lazaro uwo yazuye n'abandi yari yaragiriye neza ngo nibo bari bayoboye iyo cortege yari iri kumukorera ibyo bintu. Yesu yabaye ku isi ari byose, ntawe ari kubana nawe ngo agire icyo yikanga. Abanyamibabaro, abafite abana barabamuzaniraga ngo bahe umugisha bazakurire mu biganza by'Imana. Icyo Yesu yari cyo ku isi ni cyahanuye cy'ubutumwa bwiza bugomba kuyibonekamo. Nibwo ubu rero abagabo n'abagore bakitanga badashaka inyungu muri rubanda, badashaka kubigiraho bakuru, bashaka ngo mufatanye gukorera aboroheje bari hanyuma y'abandi. Niwo mugambi w'ubutumwa bwiza. Ezekiel 3:4, Ezekiel 3:4, uyu muhanuzi yabihanuye neza. Aravuga ngo muzahere ku murongo wa mbere mugeze kwa gatatu, avuga abungeri ba Isirayeli ngo bimenye ubwabo bazabona ishyano, ngo bazize ko babagize ibyibushye cyangwa se bakunda ukize cyangwa ufite cyangwa uzanye, bakiyambika ubwoya bw'izabumeze, ngo ariko ntibaragira intama. Noneho hano baravuga ngo uku ni ko umwami w'Iteka avuga ati, dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo, ze kubabera ibyo kurya. Mu myizerere iyobye, intama ni ibyo kurya by'abayobozi. Mu butumwa bwiza birahanuwe ngo nzakiza izi intama zanjye amenyo yabo, ze kongera kubabera ibyo kurya. Bana b'Imana, hari ibyo abantu babwiwe byitwa umurimo w'Imana bitari byo. Muri Matayo 25 habisobanura neza: kugemura mu bitaro, gusura abari muri gereza, gucumbikira imbabare, kwambika abambaye ubusa, kugaburira abashonji. Ngibyo bizatuma abantu babwirwa ngo nimuze murago ubwami bw'abatunganijwe rero kukuremwa kwisi. Ariko abantu babwirwa ibindi, bakubwira ngo muzangurire n'imodoka, muzangurire n'ikote, muzanyubakire n'inzu. Ni umurimo w'Imana, n'uwawe si uw'Imana. Ubwo rero abakoreye umuntu azabahemba, ariko abakoreye Imana nabo bazahemba. Akariyo mpamvu turarikira abantu ngo nimureke kongera kuba ibyo kurya, ahubwo mu butumwa bwiza turararika wowe nanjye ngo uze dufatanye dukorere imbabare zoroheje ziri hanyuma
y'abandi, tuzijijure zimenye amategeko y'Imana, tuzibwirize ukuri mu mwuzuro wako, bezwe bakizwe, dore imperuka irageze, basanganira umwami ugiye kuza bidatinze mu kirere. Ngaho reka ntarukire ku ngingo isoza, ariko ntarayivuga, reka mbwire abakunda gusoma muzisomera. Umugambi w'ubu butumwa mureba bubohora imitima, buruhura, buvana abantu mu buretwa, nukongera gusubiza itorero ry'Imana ryahabye bikagaruka ku kibanza cy'intumwa. Abefeso 2:20, kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Atarabaga mukuru, ahubwo bose bangana, aho batakoreraga ibihembo bazi ko nyiri ibihembo azabahemba, aho ukuri kw'ijambo ry'Imana kwahabwaga agaciro atari indongozi cyangwa keredo z'abantu, aho igikozwe cyose cyabaga ari kigambire guhesha Imana icyubahiro atari umuntu ku giti cye. Noneho ngo umugambi w'ubutumwa bwiza, kuko itorero Yesu yasize ntabwo azajyana iridasa naryo, abamuguraniye bagashyiraho irindi ntiyarijyana, azaza ajyana irisa n'iryo yasize. Niri rero rigomba kongera gutegurwa rigatunganywa, ari wo mugambi w'ubutumwa bwiza buheruka. Ku ngingo isoza, ubutumwa bwiza buri kubwirizwa nk'uko byanabaye no mu bihe byashize, buzasakirana n'ubwaka. Nacyo ni ikimenyetso, buzasakirana n'iki? N'ubwaka. Ubwo abatamenyereye ntabwo bumva ubwaka icyo ari cyo, reka tugerageze. Ubwaka cyangwa se abakabya cyangwa se extremisme, mu mubwiriza 7:16, mu mubwiriza 7:16 haranditse ngo niho ntugakabye gukiranuka kandi ntihugire umunyabwenge burengeranye, ni kuki wirimbuza? Iri jambo rivuze ngo ntugakabye gukiranuka, benshi bashobora kuryibaza bakavuga ati ahubwo se wakabye gukiranuka sibwo yaba bikoze neza. Ariko ubwo mu yindi mvugo ni ukuba umwaka, extremisme, gukabya, kurenga umurongo ngenderwaho. Ndatanga ingero ku batabizi. Ijambo ry'Imana ritubuza kunywa inzoga, nibyo nibisa nazo. Nubwo ubu haje ngo za pombe mayere, ngo nazandambiwe agakiza, ni ibintu bita izina ry'ibinyobwa ngo bidasindisha kandi ari inzoga. Wajeho n'inkorano n'inzoga buyoga ntizikibaho, aho abantu zabahinduye nk'abasazi, nibwo mwumva bari gufata abandi ku ngufu. Si ibyo ngiyemo. Ni iby'ukuri ko tutagomba kunywa ibisindisha, byanditse mu migani, vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ariko ibyo bita ubwaka cyangwa gukabya, naho abantu bagera bakavuga ngo noneho ubwo n'insina ziva mu urwagwa ni ukuzitema tukazirimbura, noneho ubwo amasaka avamwa ikigage ni ukuziyatema ntakongera no kuyahinga, ubwo ingano arizo Bralirwa ikoramo byeri ni ukuzitsemba ziveho, twe kubatera inkunga batazabona aho bavana byeri. Ibyo byitwa ubwaka. Imana izahana abafashe amasaka bakayengamo inzoga, Imana izahana abafashe igitoki bakagikoramo urwagwa, ariko ntiyagutumye kukirandura, kuko hari n'abarya umuneke, hari n'abanywa umutobe. Ntiyagutumye gutsemba ingano n'amasaka, kuko hari n'abarya umutsima, hari n'abarya makaroni, nazo ziva mu ngano. Ni iby'ukuri ko bitewe n'indwara nyinshi zikomoka ku kurya ibyo kurya bikomoka ku matungo, ngo ndavuga inyama, amata, amagi, amafi, ibi byigisho bya temperance bitubuza kubireka, bigakoreshwa nk'umuti kuri bamwe. Ariko ubwaka ni ukuvuga ngo ngo ubwo none hatari ibyo kuribwa, ngo n'inka nimutemagure, ngo inka mukamire hasi. Ibyo ni ubwaka. Hari ikindi maze ntabwo ibiriho byose barya, kandi akamaro kakaba gakomeje. Nubwo ari iby'ukuri ko icyayi, ikawa hari indwara bitera, nta nubwo byavuzwe n'abagorozi, bizwi n'abamuganga, n'isi irabizi, ariko ntawagutumye kurandura icyayi n'ikawa, kuko no mu miti tuvurisha nk'abagorozi harimo icyayi n'ikawa. Ubwo se ubiranduye twazabikura he? Hari ikindi bimaze. Abakora bacyo nibyo bita ubwaka. Ari nayo mpamvu y'ubutumwa bwiza bugeze kuri bamwe bahuye n'ubwo bwaka bakabwumvaho, bajya bibwira ngo ahari aba ni babaka batuye iwacu, ngo batajyana abana ku ishuri. Bana bacu bariga, ndetse biga cyane,
bazi n'ubwenge kuko barya na sezame. Bataba ni babandi batajya kwa muganga, tujyayo nitwe tubizi neza kuko mu ishami ry'ubutumwa bwacu dufitemo n'ishami ry'amagara mazima. Ntiwantanga kwa muganga rero ndamukurusha. Abakora ibyo nibyo bita ubwaka, nabyo byarahanuwe. Ngaho nta nubwo buba mu myizerere gusa. Kino gitabo cyitwa Mind, Character and Personality, ikinyarwanda ni urupapuro rwa 38, haranditse ngo ubwaka n'abaka biziyongera. Turiho mu gihe aho ubwaka bw'ubwoko bwose buri kwicira inzira mu bizera no mu batizera. Satani azabunyuriramo mu bucakura bwe n'uburyarya, azahamya ibinyoma, ikintu cyose ashobora guhimba kikayobya abagabo n'abagore azagikoresha. Ubwaka mu minsi yashize ubwo hari hatangiye gahunda yo kwivuza mu bwisungane mituweli, hari abavuze batamba twarababwiye cya kimenyetso cyaje, barangije banga mituweli. N'uyu munsi wa none ubwo bariho babita ngo naba mituweli, niryo dini ryabo. Ejo bundi hateye icyorezo cya covid, bati nugukingira batamba singiye ya nyamaswa itangiye gutera ikimenyetso 366 mu bantu. N'uyu munsi bariho mu madini atandukanye no mu bapagani, bakanze umutsi nk'injangwe, baranga ubu bigwa mu mibande babunda bahunga banze urushinge. Ibyo ni ubwaka. Icyo budutwaye ni igiki? Yenda ntibazandura ngo barware, ibyo byo ntago mbyitayeho, ahubwo nuko umunsi hazaza n'ubuhanuzi nyabwo bw'ikimenyetso cy'inyamaswa, ari wo munsi w'icyumweru ushyizweho agahato. Uzasanga bararambiwe kuba mu binyoma, iby'ukuri nibiza be kubiburanira kuko imbaraga zizaba zarashize. Nuko umunsi tuzabwiriza ibyo tugomba kwanga tukabirengera, tugiye kuhasiga n'ubugingo. Abantu bazavuga ngo n'ubundi niko musanzwe, ngo mwanze n'urushinge, babyitiranye. Kandi kwikingiza si ubwo, ahubwo urushinge nibwo ruje. Abana ntibakingizwa, hari udakingiye. Iyo bagiye kurugutera se barakubaza ushinzwe se za laboratoire, ujya umenya umuti baguteye, wize shimi na fizike na biology. Nta kijegera nk'idebe ririmo ubusa. Abakunda ibyo ni n'abantu binjije no mu by'isi. Bana b'Imana, ubwaka nabwo buzaza bubangamiye ubutumwa, kugira ngo abantu aho kwakira ubutumwa babwitiranye n'ubwaka, bitugushe mu kaga. Ubwo ubuhanuzi buri imbere bugiye gusohora, akarengane gatangiye, abantu bagiye baracanganya ikigwa babyitiranye, kuko imbaraga bazaba barazimariye mu bitagira umumaro n'ibindi n'ibindi. Ngaho ni mu nkundire, iherezo rya byose riri bugufi. Ndashaka kurangiriza ku paragarafi imwe iri muri iki gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose 637, ikubiyemo ibyo twavuze. Une grande agitation règne dans le monde. Ihungabana cyangwa kuvurungana gukomeye kuri mu isi. Les signes d'état sont visibles. Ibimenyetso by'ibihe biragaragara. Les événements qui vont se produire projettent déjà les l'ombre sur nous. Ibimenyetso by'ibyenda kuba byamaze kudutera ibicucu. L'esprit de Dieu se retire de la terre et des calamités succèdent aux calamités sur terre et sur mer. Mwuka w'Imana urakurwa ku isi, hanyuma ibyago bigasimburana n'ibindi byago ku nyanja no ku butaka. Il y a des tempêtes, hari imigaru, des tremblements de terre, hari imishyitsi, des incendies, hari inkongi, des inondations, hari imyuzure, des meurtres de tout genre, hari ubwicanyi bw'uburyo bwose. Qui peut deviner l'avenir? Ninde wafora akamenya ibyenda kuba? Où est-on en sécurité? Ni hehe bari mu mutekano? Yeremiya we yakirangije, ku isi nta kizima gifite amahoro. Rien n'est sûr de ce qui est humain ou terrestre. Ubu nta muntu. Hari abaririmbyi bahimbye indirimbo baravuga ngo abakire n'abakene ngo bose bakora bashiduka, ngo bikanga imirindi y'urupfu. Nta muntu wizeye ibiri hano inyuma, ahubwo abantu bose bahora bahangayitse. Ubukungu bw'isi bushobora kugwa, abanyamafaranga bakararana ubwoba, abakire bashobora kuntambukaho,
ba Bill Gates n'abandi bakararana ubwoba ngo baherutse kumuhita harwara umutima. Abajura bafite ubwoba bati ikoranabuhanga n'iperereza ryakaze noneho baratuvumbura. Abarozi bafite ubwoba batahari nabo batumenye. Mbese abasenga bafite ubwoba, batazi ibyo basenga nibo mvuga, bahorana ubwoba. Hepfo ngo hari imisozi bajyamo za Kanyarira n'ahandi, bahorana ubwoba n'ibicurane iyo byaje akabyita indi mpamvu. Abantu mu isi bahorana ubwoba. Utarajya muri Yesu nta n'umwe uzaba ku isi atekanye. Noneho ku rundi ruhande, d'un côté ceux qui attendent l'apparition du Seigneur, ku rundi ruhande hari abategereje kuza kwa Yesu, dans la vigilance et l'activité, bari maso kandi bakora. De l'autre, ceux qui se rangent sous les ordres du premier grand apostat, ku rundi ruhande hari abari gukomeza kwipanga munsi y'ibendera ry'umuhakanyi ukomeye. Il y en a peu qui croient de tous les cœurs qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Ni bakeya cyane bizera n'imitima yabo yose ko hariho ikuzimu tugomba guhunga, hakaba n'ijuru tugomba guharanira. Bana b'Imana, iherezo rya byose riri bugufi. Wanga Imana bitewe n'umurimbo, umenye kuri kurimba akanyuma. Wanga Imana bitewe n'ibyaha by'ubusambanyi, burasambana akiherezo kuko ugiye kurimbuka. Wanga Imana ubitewe no gukunda abanyacyubahiro n'abakomeye na bene wanyu, iby'imico na gahunda zabyo zigiye gushyirwaho iherezo. Bitewe n'isi iteye imbere wikanzemo ko ushobora gusirimuka ukagubwa neza, umenye ko ugiye gusirimuka ariko ni saa 11 bugiye kwira aho ntawe uzakureba, isi igere ku musozo wayo. Nimureke, Luka haranditse ngo nimumara kubibona ibyo byose muzararame murebe hejuru kuko gucunguka kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Nimureke abateraniye hamwese n'abari kutwumvira handi, buri wese ashishikazwe no gutunganya umutima we. Imigani 4:23, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bukomoka. Ushishikazwe no kubana neza n'abagenzi bawe, ushishikazwe no kumvira Imana muri byose. Noneho ubwisi igiye gusoza cyangwa se itijwe kurama, wa kabiri rwa Petero 3:9, ngo ahubwo Imana igitwihanganira ntiyirimbure, ngo bitewe no kudashaka kwagira n'umurimbuka, ahubwo kugira ngo bose bihane. Imana ikihanganye ni ukuri, gira imyiteguro yo mu mutima, bana neza n'abagenzi bawe, yubahe, yisenge, yikunde. Ni naza vuba tujye mu ijuru, naza warashaje hahigwa abapfapfira mu mwami, ariko muri iyi mperuka wicare wicaranye imyiteguro. Imana ibibabashishe mwese mu izina rya Yesu.